Ariko hano njye mbasuhuze bakunze basobanukirwa 5TV nkaba nzi neza ko mukomeje kugubwa neza aho muhereye hose kandi ubuntu bwa data bukomeze kubana namwe. Sobanukirwa 5TV nk'uko mubizi ni channel ibageza ibiganiro bitandukanye, ivugabutumwa, iyobokamana, ubusobanuro bw'amazina, ibiganiro by'ubwenge n'ibindi bigiye bitandukanye. Umunsi rero nkaba ngarutse uwo mwumva rero ni Tadeyo Ikimana ishaka ubasuhuza kandi nk'uko dusanga mu biganiro byinshi bitandukanye kuri iyi channel yacu. Ndabasuhuza kandi nanone nkaba mbahaye ikaze. Umunsi rero tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko navuga ireba buri muntu wese w'umukristo cyangwa se umuntu wese uvuga ko yizera Imana. Abantu benshi babayeho mu buryo bwo gusenga mu misengero itandukanye, bamwe bavuga bati twe turi mu itorero, abandi bati idini yacu yitwa gutya, ugasanga ukibaza ese mu by'ukuri ibyo abantu babayemo, ibyo bavuga, ese bigendeye ku cyo Bibiliya igaragaza, ibyo bintu byaba ari ukuri? Abantu benshi ntabwo bajya babasha gutandukanya idini, batandukanye idini n'itorero, aho usanga babwira bati twebwe iri torero ryacu ni iri n'iri, itorero ryacu ni iri n'iri. Ugasanga abantu bari mu rujijo, ntibazi itorero, ntibazi idini, uretse kuba ari aho ngaho gusa nyine yumva ko basengera ahantu runaka bavuga Yesu Kristo, bakumva ko ari mu itorero, ariko kandi mu by'ukuri ugasanga ntibazi neza itorero cyangwa se idini. Uyu munsi ndashaka ngiye kubaganiriza ku mikorere y'idini. So wari uzi neza ko ubundi idini ari amarembo y'ikuzimu? Mu Rwanda hari amadini menshi, ndetse si mu Rwanda gusa, n'isi yose ifite amadini, ikagira amatorero. Rero njye ndashaka kuvuga ku idini. Ubundi mu maso y'Imana hari idini hakaba n'itorero. Nta madini aba imbere y'Imana, ahubwo mu maso y'Imana hariyo idini yonyine ndetse n'itorero. Umunsi rero nkaba ngiye kubereka no kubasobanurira uburyo ki idini ari amarembo y'ikuzimu. Uyu munsi rero utega amatwi nawe utazitiranya aho uri uvuga ko ari mu itorero kandi mu by'ukuri naho ari mu idini. Iki kiganiro rero kikaba kizashyira umucyo ku bantu bafite urujijo rwo kutamenya gutandukanya itorero ndetse n'idini. Reka rero abacu, abashyashya, abakunzi bacu, abaje batugana mukiri bashya kuri uyu muyoboro wacu wasobanukirwa 5TV, tubakangurira ukanda subscribe, ariko ukanda subscribe kubera ko hari icyo nyine wumvise kandi ushaka gukomeza kumva. Rero iyo ukanze subscribe ni ukuvuga ngo ibiganiro byacu uko tugishyizeho kikugeraho, kandi si ivugabutumwa gusa cyangwa se n'iyobokamana gusa, hariho n'ibindi biganiro by'ubwenge bigenda bigufasha kugenda unatahura n'ubundi bumenyi butandukanye. Rero mukore subscribe, mukore comment, kugira ngo tumenye abo turi kumwe ndetse n'ibyo mukeneye ko twavugaho. Ndatinze rero reka ntangire nihuta cyane, baze nkuko nabivuze ndashaka ko tumenya idini, tukamenya n'aho turi. Ejo utazagira ngo uri mu itorero kandi mu idini. Nkwijeje yuko ukurikirana iki kiganiro ubasha gutahura neza ahantu wicaye, niba koko wemera Bibiliya ahubwo utagenda ku marangamutima. Uyu munsi uruze gusobanukirwa neza imikorere y'itorero, ndetse itorero ntiturivuga ahubwo turavuga ku mikorere y'idini. Idini rero nk'uko twabibonye nta handi ishora abantu uretse muri Gehinomu. Ubundi wakwibaza ati ese idini ni iki? Ubundi idini n'iyobokamana ryashyizweho n'abantu kugira ngo bihangire uburyo bwo gusenga. Akenshi usanga hari uburyo butari bumwe, uburyo bugiye butandukanye, uburyo nyine abantu bagenda basenga mu buryo butandukanye bitewe n'impamvu runaka. Rero usanga mu by'ukuri niyo unababonye wa mugani inshuro nyinshi nyine wumva ko bari gusenga Imana tu, bumva ko basenga Imana, banabakora ibintu by'Imana, ariko kandi haza no kubereka uyu mwuka w'idini, umuntu waturutseho muri Bibiliya, ndaza kumubereka kugira ngo musobanukirwe neza uwo muntu. Iyo usomye rero nko mu Bakolosayi ba mbere, mu Bakolosayi ibice 1:8 aravuga ngo
ni koko ibyo bisa nk'aho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bose bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Ni muri bwa buryo rero tubonyemo abantu nyine bagenda bihimbira bwo gusenga. Rero nubwo tutarabona itorero, tutaravuga ku itorero, imikorere y'itorero, ni ukuvuga ngo itorero hari uburyo ryatangijwe. Idini nayo buriya naryo tubona ko ryatangirijwe mu ngobyi ya Edeni, ubwo Adamu yari amaze kwimura Imana, atangiye kwidodera ibicocero, kandi atangira gutamba ibitambo Imana ntiyabyemera. Ni ukuvuga ngo yatangiye kubitamba mu buryo bwe, maze icyo gihe rero Imana ni ukuvuga ngo Imana irabyanga. So Imana iyo imaze kubyanga, ni ukuvuga ngo Gahini uyu nguyu kugira ngo yihane, yatangiye gucura umugambi wo kwica murumuna we wari wemewe n'Imana. Urumva batamba ibitambo, murumuna we Abeli we yatanze ibitambo, Imana ishima ikabyemera, Gahini yitangira ibitambo bye bidahuye n'iby'Imana ishaka. Nuko Gahini rero nibwo yagize gutya, yadukira murumuna we Abeli aramwica. Uko rero ni nako idini yishe Yesu Kristo, rikica intumwa, abahanuzi. Ni ukuvuga ngo ryashakaga kugenda ribikiza nyine, kubera ko idini mu by'ukuri, kubera ko itorero ryaje rikubita nyine idini, rikubita imigenzo n'imihango hasi n'ibintu bitari iby'Imana. Ni ukuvuga ngo idini yo itorero yaje rikubita hasi. Niyo mpamvu rero idini ryagerageje kwica Yesu, rikica intumwa, rikica abahanuzi, mu buryo bwo kugira ngo abantu bagire gute, baryikize. Rero nk'uko wenda tuzareba n'itorero, mu by'ukuri idini naryo urebye ni umuryango usanga uhuza abantu basangiye imigambi, ariko cyane cyane nyine akaba ari ryarashyizweho n'umwanzi, akaba ariwe watangije uwo murimo. Umwanzi nyine ariwe Satani, ni ukuvuga ngo ku migambi ye bwite. Iyo migambi rero ikaba ifite ikindi usanga kiba kinayihishe inyuma. Ni imigambi yarashyizweho n'umwanzi ariwe Satani, ariko kandi atari umugambi wo kugira ngo abantu bayoboke bajye ku Mana, ahubwo ari ukugira ngo abantu batere Imana umugongo, barimbuke. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo cya mbere, niyo ntumbero Satani ya mbere yazanye. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ikindi kintu yashyizeho, ni ukuvuga ngo ikindi kintu Satani yashyizeho, ni ukuvuga ngo hari abantu nabo bagiye ubuyobozi bw'abo bantu cyangwa se ndetse n'abayoborwa. Ni ukuvuga ngo hari n'ikindi bagiye noneho nabo ubwabo usanga bagamije, ariko ugasanga cyane cyane nk'abayobozi bo bakarishyiraho bafite ikintu bagamije, ariko ugasanga abandi bo ntibakizi. Bakagira gutya bagashyira hamwe, bagashinga idini ku nyungu runaka, hari icyo bashaka gusarura mu bantu, ariko ugasanga bamwe babagana cyangwa se b'abakristo, ugasanga icyo kintu ntabwo bakizi. Abandi bagakurikira, bakumva ko bakurikiye abakozi b'Imana, bakumva yuko bakurikiye itorero, ariko kandi bwahe bwokake. Rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu usanga cyane cyane nko muri ino minsi hari ukuntu bigaragara cyane cyane, byibuze n'abakera. Buriya abantu ba kera bo, ni ukuvuga ngo bashingiraga idini ryabo byibuze ku bintu bijyanye n'amategeko y'Imana, kugira ngo bagere wenda ku byo babaga bagize gute, babaga bagamije. Ariko abantu none bo usanga ari abantu b'abatekamutwe gusa, batekera imitwe abantu bayobora, kugira ngo bakuremo ibyo bishakiye. Akenshi rero bakagoreka n'ijambo ry'Imana, ndetse ntibatinya no kuvuga ngo Imana yavuze, Imana yambwiye, ugiye kugira gutya, ugiye kukubaho, hagiye kubaho ibintu ibi n'ibi, Imana igiye kugira gutya. Ibyo byose ugasanga ntibatinya kubivuga ko Imana yagize gute, Imana yavuze, kandi nta kintu mu by'ukuri Imana yigeze ivuga. Rero abayoboke nabo kubera ko hari ikindi kintu baba bararikiye bishakira, bashaka ibyabo ahubwo badashaka iby'Imana, rero ugasanga bashaka witwa umukozi w'Imana, bari aho gusa, ngo bakize inyatsi, abandi abashakira amaviza, abandi abahubukire, abandi mbega ugasanga ni ibintu biri aho ngaho gusa bishagare biri aho. Ugasanga rero bamwe bitwa abakozi b'Imana sasa nabo bashinze idini yabo ku mpamvu runaka n'inyungu zabo,
udufaranga nyine izo nyatsi nyine n'ubundi mu mutwe, ngo urashaka kuzikiza inyatsi. Aba bakene ngo bashaka kubakiza ubukene, ahubwo ugasanga n'utwo bari bafite natwo baratukize gute, baratubariye. Rero usanga nubwo mu by'ukuri amadini yose nubwo habaho ameza, ariko nta n'ameza burya, nta musadukayo, nta mufarisayo burya nta n'umusadukayo. Ni ukuvuga ngo bose ni bamwe, bose idini yose mu by'ukuri ntabwo ni idini ye yihakana Yesu tu. Idini ni idini, kandi ntabwo igenda imwihakana ivuga ngo Yesu, ngo kwakina na Yesu ngo toka, cyangwa oya, ahubwo bamwihakanisha imirimo yabo n'ibyo bakora, aho kugira ngo begere Imana, ahubwo uko bari mu idini uko bakomeza kugenda batera Imana umugongo, kurinda ubwo barinda bapfa. Bakarinda bapfa, umuntu akajya mu idini afite imyaka 10, 15, 20, akarinda agera ku myaka 80. Yagiyemo ari umunyabyaha, akomeza kuvuga ngo ndi umunyabyaha, ndi umunyabyaha. Ukibaza ko yagiyemo ari umunyabyaha ngo imufashe, umuntu akaba ari umunyabyaha, none ubwo Imana iririmo cyangwa imeze bite? Rero nawe wumva iyi audio, urumva iki kiganiro, yaba wowe, yaba inshuti zawe, yaba ababyeyi bawe, yaba abandi, urebe igihe bahereye bari mu idini, urebe n'isaha baricyayirimo, ariko bakaba bishinja bati turi abanyabyaha. Rero aho hantu uhita wumva ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Rero ndashaka kubereka idini, ahantu mu by'ukuri idini yakomotse. Idini yakomotse, ndashaka kubereka umugabo umwe, uyu ni umugabo witwa Yerobowamu, niwe tuzagenda tuvuga. Uyu mwuka w'idini niwe waturutseho. Yerobowamu nimumara kumva ibye, mu by'ukuri muraza kumirwa, kandi mujye mureba neza aho muri, kugira ngo namwe bataba bashuka, muzi ko muri mwitoro kandi mu by'ukuri namwe muri mu idini, kandi idini nyine ntahandi kujyana. Rero iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu kuri Sobanukirwa 5 TV. Ndasoma rero Abami ba mbere ibice 10 ku murongo, ndahera ku murongo wa 26 ngeze kwa 32, hanyuma tuzagenda dusobanura neza, tuganira neza, tureba inkomoko y'idini nyirizina. Nuko Yerobowamu yubaka Shekemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, aturayo. Bukeye arayahimuka yubaka i Penuweli, maze Yerobowamu aribwira ati noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu bazazamuka bajya i Yerusalemu gutambirayo, bazajya bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka. Imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice, bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Umwami aherako yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 by'izahabu, abwira abantu ati byabarushye kujya muzamuka mujya i Yerusalemu, wa bwoko bwa Isiraheli we. Ngizo imana zawe zakuye mu gihugu cya Egiputa, maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo biba ikigusha, kuko abantu benshi bajyaga baza kubiramya, ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubakayo ingoro, utununga atoranya mu bantu bandi bose batari Abalewi, abagira abatambyi. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15, ngo bise n'iby'Ubuyuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro ni Beteli. Beteli yabigenzaga nk'uko yabigenzaga, atyo atambira izo nyana yaremye. Beteli ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 8, ariko kwezi yatoranyije ubwe, arazamuka ajya ku gicaniro yaremye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisiraheli, akajya ku gicaniro ahosereza imibavu. Uyu Rehobowamu rero
niwe nshaka ko tuzareba uyu mwuka wose tubona mu madini hanze aha ngaha. Tugiye kuzagenda bisobanura ikintu ku kindi, naze ku kiganiro kiba kirekire ngende bisobanura, muzabona uburyo ki uyu mwuka w'amadini aho waturutse, kandi tuzareba ese iki gicaniro cyo yikoreye byaje kugenda gute, ese idini nubwo ibihari igira mumaro ki, ese idini kuko Imana yemerera ihoraho, nubwo yahoraho iyo dini irajyana abantu hehe. Ibyo byose tuzabireba mu kiganiro kizakurikiraho. Nkaba mbasaba ko mwakora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzakora tuvuga ku idini n'uyu mwuka wa Yerobowamu byubakiyeho, nuko byarangiye Imana ikivumye, n'uburyo idini rirangira Imana irivumye, ibyo byose tuzabisanga muri iki kiganiro. Rero mbibutse kongera gukora subscribe, mukore share kugira ngo ibiganiro byose bizabagereho kandi mubeho musobanutse, mube musobanukiwe nk'uko sobanukirwa 5 TV arizo ntego zayo. Ushatse kunyandikira wakanyandikira kuri 0788 36 64 15, 0788 36 64 15. Shalom, shalom, shalom.